Oui, 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 oui. Ya, 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 ya. Yes, yes, yes. 2019 mwene wanyu yageze yawugezemo twagiye twakomeje twadutse abafana mukomere iminsi myinshi ayayayaya story hadithi twagiye rero hashize iminsi story twagiye Mukambaguza umudamu witwaga Mukambaguza Fiona Philomena yafashe umunsi umwe agapoze ndetse ndumva ari nejo bundi ibyare ejo en fait nibuka tugana yafashe agapoze nimugoroba nko masaa 10 gutyo kugira ngo abashe kuruka gato arure imbavu gatoya mbere y'umwaka musha kugira ngo aryameho yitegure nijoro kuri boom araza gukora nijoro n'inshuti ze na sheriwe ebana araruhuka neza agatotsi akameneramo agatotsi arakarya neza ubwo abyutse asanze umufasha we ari mu kikoni ndumva yarimo yoza ibyombo amajyambere n'ibyombo birabyoza twakomeje donc abyira umugabo darling nimba ari sheri nimba ari my love nimba ari sheri nangaye ubwo aramubwira sheri nabaye ndose yuko wamaye kado y'umwaka mushya ko wamaye impeta ya diyama umugabo aba yaracecetse gatoya yifata ku itama n'urufuro rw'isabuni arategereza aba yarebye ku ruhande bene magambo ari wowe se wowe nk'umugabo ubundi kwaza abagabo wowe wabigenza gute wasubiza gute aho ngaho ubwo muraza kumbwira ubwo turakomeje umugabo aba yabyisheri aramusubije okay ubwo icyo nakubwira ubu ngubu nuko uraza kubimenya iri joro uraza kubimenya neza byanze bikunze ndakuye igisubizo okay umugabo wenda akora muri ministeri sinzi niba ari umusitari simbizi neza ntago yamumbyeho neza ubwo nijoro zigeze mu masaa 6 umwaka urangiye uwundi winjiramo bageze kuri za 3 2 1 umwaka musha muhire happy new year sheri yaraza afata Mukambaguza Fiona Philomena sheri araza aramufata mu ntoki amujyana hanze kuri bariko hari naza fireworks feu d'artifice zizamuka hejuru zigaturika ebana ikirere nacyo kikigaragara neza byari bibiri romantique da ubwo aba yamuhaye ako ka box agapaki gatoya kafunitse neza mwene Mukambaguza Fiona Philomena abaragafunguye yihuta cyane n'ibyishimo nka Usain Bolt ubwo ayifunguye mu ntoki hasigaramo igitabo gitoya cyanditsweho insobanuzi inzozi explication de rêve meaning of dreams funke chinyekeo abafana isomo nuko muzajye mumurota nimuzajye mureka kurota kandi hari izindi nzozi mutagomba kugira abandi bantu mukazigumana ku giti cyanyu mukazigumana kubera ari inzozi aba ari izo inzozi ziba ari inzira y'Imana kubyira ikintu kizabera mu minsi iri imbere ariko itakweretse ukuntu bizagenda kakikwereka rero nuzajye ubibyira buri muntu wese inzozi cyangwa vision ikindi ntago ndakomeza cyane ariko mugomba kunyanganira narimo ntekereza muri iyi minsi ishize umwaka urangiye
2018 utujye mu kindi. Ubu abantu benshi bari mu mva, abandi bari mu ruhukiro baragiye barashize, abandi bari mu mashini zibafashe kubaho, abandi bari muri gereza. Ibitekerezo yumva, abandi bari ku bitanda by'abarwayi barembye nta kuntu bafite batagira, abandi bari kwihagarika mu matiyo, abandi banyuza mu mazuru ibyo kubabeshaho ibyo kurya, abandi rero bari mu muhanda badafite aho kuba, abandi bari mu bitaro bagomba kubagwa batazi amaherezo yariyo, abandi ni imuga, ni amaguru, ni amaboko, ndetse baranarwaye, barwaye n'imitwe, ariko uri muzima, ufite amaboko, amaguru n'umutwe uri muzima. Abandi na ibintu bya marike bafite ngo itumanaho zigezweho, za Nike, za Adidas, za Gucci, n'ibindi murazi zikundusha. Abandi bari mu bihugu birimo intambara, za Syria, mu kote za Congo, za Goma, Kivu. Abandi ni ababyeyi bafite, ni imfubyi, abandi ntibabashe kubona uyu munsi turi kuvuga kwa mbere tariki 1 2019, hari abatayigejejeho, abandi ntabwo babonye cyangwa ntabwo bafite ibyo kurya, abandi bagize amahirwe yo kujya ku ishuri, ariko njye nawe twabashe kujya mu ishuri, benshi muri twe twabashe kujya mu ishuri, abandi bajyanywe mu bapfumu batanzwemo nk'ibitambo. Nabyo biracyabaho rega, ni birebire. Mu yandi magambo, wowe nanjye, ese mubaze watanze iki ngo utamere nk'abo bantu bose nabashe kuvuga? Ntacyo. Bityo rero ndi wowe, ndi njyewe mwene wanyu, kwiriye kwishimira Imana Nyagasani vraiment. Ngaho rero, ubwo ndi gusoza mbifuriza mbere na mbere umugisha n'amahoro bituruka ku Mana yacu. Imana yabanye namwe muri 2018 izabane namwe muri 2019 muri uyu mwaka twinjiyemo. Uwiteka abiteho, ababeho n'abanyu bose, abateze intambwe muri byose muzakora, ndetse inabarinde muri byose. Imbazi n'ubuntu bwe uzabane namwe muri uyu mwaka wose. Umwaka uzabe w'umwuzuro ku buzima bwanjye, bwanyu n'abawe. Ibyo wategereje igihe kirekire bizasohozwe muri uyu mwaka. Mu izina rya Yesu, uzababera uwo gutsinda muri byose. Amahoro y'Imana abane namwe. Yari mwene wanyu, mukunda abantu, mubane neza, munaseke.